umugore n'umugabo bashwanye, batangiye kwibaza icyo bagushakiye, hakanyura mu rugo iwawe umunyamahirwe, Imana nihabwa icyubahiro, akahasiga neza, hateye neza, ntonganya zarangiye, urwangano rwahunze, hahindutse imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni inosa dusabe Yezu nk'uko bisanzwe. Ni wa mwanya tubagezaho ijambo ry'Imana kuri Irakoze Tv. Imana ishimwe ko ikomeje kubana natwe muri iyi minsi, yagiye ibana natwe, ikorana natwe imirimo n'ibitangaza. Turayishimiye ko yagize neza mu kuturinda ibyago n'amakuba n'ibindi biza bijya bitera. Imana yarahabaye kandi yaratabaye, turayishimiye, nishyirwe hejuru. Uyu munsi ni umunsi w'amahirwe. Nkeka ko ari umunsi tugize umugisha duhawe n'Uwiteka, kuko twongeye kubona akanya ko kumva ijambo ry'Imana, kandi nibwira yuko abakurikirana Irakoze TV bamaze kugira aho bava n'aho bageze kubw'ijambo ry'Imana riduhora twigisha, tubwiriza, kandi ijambo rikura umuntu mu bwigunge rikamushyira mu kindi cyiciro kigendanye n'ibyishimo n'umunezero ku mpande zombi, mu buryo bw'umwuka muri make ndetse no mu buryo bw'umubiri, kuko ijambo ry'Imana ridukiza uburyo bwombi, ngo urubanza rw'ibyaha ndetse n'imbaraga mbi zabyo. Imana nihabwa icyubahiro. Turabashimiye rero abakunzi ba Irakoze TV mukomeza kudukurikirana, n'inkunga yanyu nziza turayibashimiye, uburyo mwitanga gukurikirana ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ndetse biragaragaza yuko iterambere rya Irakoze TV muri abafatanyabikorwa, kandi mwagiye mubigiramo uruhare. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome Bibiliya, twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana yateguye kuvugana natwe uyu munsi, cyane ko ijambo ry'Uwiteka riturushaho ubukuru kandi ni ryo kubahwa no gushimirwa, kuko rifite uburyo ryeza kandi rikanatunganya, rigatanga n'ihumure ku batakaje ihumure, kandi rigatanga n'icyerekezo ku bantu batari bafite icyerekezo. Imana dufite ibihamya, tuzagenda tuganira, dufite ibihamya by'ijambo ry'Imana, Imana yadukuye n'aho Imana itugejeje. Ibyo byose bishingira ku ijambo ry'Imana kandi yandikishije, rishorewe n'Umwuka Wera. Imana nihabwa icyubahiro. Reka rero dusome igitabo, dusome Zaburi ya 84. Turaza gusoma duhereye ku murongo waho wa 6. Zaburi ya 84, dusome duhereye ku murongo waho wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome Zaburi, ndabisubiramo, Zaburi ya 84 umurongo waho wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuga ngo, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Reka nkasubiremo gatoya mwumve. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka,
bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Hano ndashaka kuvuga iki? Ndashaka wenda ntarinjira, ntaratangira gusobanura n'ibindi byinshi. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga gatoya ku ijambo rivuga umuntu uhiriwe, umunyamahirwe. Umunyamahirwe niryo jambo numva Imana yashyize ku mutima wanjye. Umunyamahirwe ni muntu ki? Umunyamahirwe kuko ijambo ryatubwiye ngo hahirwa ugufitemo imbaraga, kandi hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko, umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Ndashaka no kuvuga ijambo ryitwa umunyamahirwe. Haleluya! Amahirwe ntarinjira, mwakire amahirwe akomoka mu ijambo ry'Imana. Haleluya! Mwakire amahirwe akomoka mu ijambo ry'Imana. Ndashaka no kuvuga icyo bita umunyamahirwe. Umunyamahirwe ntarinjira cyane, reka mvuge gatoya ku bantu baririmbye ino zaburi. Kandi zaburi bundi iyo tuvuze zaburi tuba dushaka kuvuga igitabo cy'indirimbo, ariko muri Bibiliya Imana ntihabwa icyubahiro. Ni igitabo cy'indirimbo. Zaburi yagiye yandikwa n'abantu batandukanye, ariko uyu munsi ntabwo nshaka kubavugaho bose, ahubwo ndashaka kwivugira kuri aba bene Kora banditse iyi zaburi ya 84, basobanura ko hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Ubwo barimo bashaka kuvuga Uwiteka. Ndashaka kuvuga rero gatoya kuri bene Kora, hanyuma se twakwibaza ngo bene Kora ni bantu ki? Amagambo avunaguye ntago wabavuga ngo ibigwi birangize, ariko ndashaka kuvuga gatoya kuri bene Kora. Bene Kora ese ni bantu ki? Iyo tuvuze bene Kora bagaruka kenshi muri Bibiliya, ariko reka mbasobanurireho gatoya mu magambo yumvikana. Ni abantu bakomoka kuwo bita Kora, ariko bava ku muryango w'umugabo witwaga Kohati. Kohati, ubwo nshatse kuvuga Kohati, Kora, hanyuma bene Kora. Kohati Kora wa Kohati, hanyuma bene Kora. Iyo tuvuze rero bene Kora, abasesenguzi n'abandi bantu bakurikirana ibintu cyane bahita bumva yuko bakomoka mu muryango wa Kohati, ariko se ubabyara akaba yitwa Kora. Kora rero iyo dusomye Bibiliya dusanga ari umwe mu bantu bavanye na Mose mu gihugu cya Egiputa, ariko bageze mu butayu arema umutwe twakwita wo kwigomeka. Bigomeka kuri Mose. Ndashaka kuvuga kuntu Imana yahabaye aba bene Kora b'abakarokoka, ariko gato wenda ntarinjira cyane ngo mbavugeho n'ibindi. Ariko bakora aba ni abantu barokotse urupfu rudasanzwe, kuko se ariwe Kora yigometse kuri Mose, ashaka kugomera ubuyobozi bwa Mose. Atekereza yuko ngo ahari nawe yaba umuyobozi w'Abisirayeli agasimbura Mose. Arigomeka rero. Bibiliya igaragaza neza yuko ngo yagumuye n'abandi bantu bagera kuri 250. Ariko
ubwo Mose yabasabiraga urupfu rudasanzwe mu iburana ryo kuko urwo rubanza rwa Kora, ngo yabazanye hafi y'ihema ibintu tutasomye ariko tuzasoma, ngo kugira ngo Uwiteka Imana yemeze ukwiye kuyobora Abisiraheli cyangwa se niba ari Kora. Ariko ijambo ryarambwiye, haleluya, aba bahungu ba Kora uko ari batatu barangije baravuga bati twe ntago twajya mu ruhande rwa data, ahubwo tuzi neza yuko Imana yahamagaye Mose, yarangiza akaba ari we muyobozi Imana yatoranyije hagati muri twebwe. Hanyuma rero ngo abantu bagiye ku ruhande rwa Kora, Uwiteka afatanyije na Mose basabiwe urupfu ngo rudasanzwe. Mu bintu rero Imana yateguye, yari yarateguye abantu bigometse kuri Mose bose ngo bateguriwe urupfu rudasanzwe. Hari igihe umuntu yigomeka ku buyobozi cyangwa ku muyobozi, bariya bose muzababwira muti mu ruhande rwa Kora muzahanwa, muzicishwa urupfu rudasanzwe, kubera yuko Imana irwanya abantu bigomeka ku buyobozi. Imana nihabwa icyubahiro. Nuramuka ufite ibyo uyoboye, hanyuma ibyo ubiyoboye mu izina rya Yesu, bikaba ari itegeko mvajuru kugira ngo ube uyoboye umukumbi cyangwa se uyoboye abantu runaka, wagenzura neza ugasanga ni Imana yaguhaye iyo titire yo kuyobora. Umuntu wese uzakwigomekaho uzamubwira muti abo baba bakomoka kuri Kora, nta kindi gihano rero kibakwiriye uretse ngo urupfu rudasanzwe. Habayeho rero, harabayeho impfu nyinshi, ariko Mose aravuga ati aba bantu nimbasabira kuwicwa na mugiga nta kintu byaba bimaze kuko urwo rupfu rurasanzwe. Baramutse barwaye malariya cyangwa izindi ndwara z'inzaduka bakaba bapfa, biragaragara yuko izo ndwara zabayeho na kera. Hanyuma birangira Mose abasabiye urupfu rudasanzwe. Hanyuma rero ndagira inama abantu bigomeka. Ibyo yenda reka mbivuge gakeya ntuje, kuko inama umuntu ayigira inshuti ye. Ngewe mbagiriye inama abantu bigomeka ku buyobozi bwashyizweho n'Uwiteka, muzabambwirire muti Inoseni yarahishuriwe, arababwiye ati nimucunga nabi mushobora kuzicishwa urupfu rudasanzwe, kuko igihano cy'ibyigomeke ni ugupfa urupfu rudasanzwe kandi rutangarirwa. Nkaba nifuriza inshuti zanjye bazarindwa kwigomeka, kugira ngo batazaba ab'inshuti za Kora n'abamwumviye mu kwigomeka, hanyuma ahubwo babe inshuti z'abahungu be batatu batafatanyije na se umugambi wo kwigomeka kuri Mose. Hanyuma rero icyo nashatse kuvuga ni ikire kuri ba bene Kora, wenda kugira ngo ntabatindaho cyane. Bari abantu Imana yagiye ibahemba imirimo yo mu rusengero itandukanye, bari bashinzwe ibikoresho bikoresha umurimo nk'uw'Abalewi, cyane cyane ko bari bashinzwe ibikoresho bishinzwe igitambo cyoswa ndetse n'ikifu. Mu magambo yumvikana bahise bahabwa umurage wo kuba abatambyi mu nzu y'Uwiteka, kubera yuko batafatanyije na se umugambi mubisha wo kwigumura cyangwa se kwigomeka. Haleluya! Imana iha amahoro n'imigisha abantu batagambirira kwigomeka ku buyobozi bushyizweho n'Uwiteka. Hanyuma niwumva hari ibitagenda neza mu miyoborere, ukagenzura ugasanga neza uko bagushumbye utabyemera, cyangwa ukagira ibyo unenga mu mategeko n'amateka y'ibikuyoboye, uzegera ababishinzwe utanga ibitekerezo hatabayeho ubwigomeke. Uzaba ugize neza, icyo nicyo cya mbere. Uzaba urokoye igihugu, uzaba urokoye itorero, uzaba urokoye n'umuryango wawe,
kuko abantu bose bigize ibyigomeke. Imana yacu itugire neza. Abantu bigometse bose ntanze itangazo rivuga ngo nibatigarura ngo bagaruke mu murongo wo kwemera ubuyobozi bw'Uwiteka, bwaba ari ubw'idini, aleluya, bwaba ari ubw'umuryango ukomokamo, aleluya, bwaba ari n'ubw'igihugu, bupfa kuba ubwo buyobozi bwarashyizweho n'Uwiteka. Ndakugira inama rero isumba izindi, wemerewe kugisha inama kuruta kwigomeka. Imana nihabwa icyubahiro kuko yatanze ubwenge bw'Umwuka Wera. Turayishimiye niyo kwizerwa. Aba bahungu rero uko ari batatu bakomoka kuri Kora ndetse bava mu muryango wa Kohati, ndabatangariza yuko ari bo bantu ku isi ngo barokotse urupfu rudasanzwe. Hari abanyamahirwe mu buzima nabonye, n'aba bahungu ba Kora ngo barokotse urupfu rudasanzwe, binjizwa mu zindi mbaraga ngo zo kuririmba no guhimbaza, bibatera ngo bari ingenzi mu bintu byitwa imiririmbire. Ubundi mu kuririmba tugira abantu batandukanye mu miririmbire, mu makorari cyangwa se abantu baririmba ukwabo, ariko hari abantu bitwa b'ingenzi. Yatera ikorasi ukavuga uti uyu muntu ntakabure mu materaniro, yahimba indirimbo korari ikavuga iti uyu muntu tuzamushyigikira tumugeza atarigeza. Hari abantu b'ingenzi mu cyo bita kuririmba. Imana nihabwa icyubahiro. Ntabwo namenye impamvu yabyo, ariko Umwuka Wera yarambwiye ngo ibyo ni ubikora. Hari abantu baririmba kuko Imana bazi aho yabakuye. Hari abantu bahimba indirimbo z'Umwuka Wera zigamije gukura abantu mu byaha, kuko bazi neza ko Imana yanga icyaha kandi nawe yabakuye mu byaha. Hari abandi bantu baririmba indirimbo zururutse imitima, kuko Imana nabo yabururukije imitima. Hari abandi bantu baririmba indirimbo zeza imitima y'abanduye, kuko Imana nabo yabeshejeho umwanda w'ibyaha. Aba bantu bose ni ab'ingenzi. Muzababwire muti mukomoka kuri bene Kora barokotse urupfu rukabije, cyangwa se urupfu rudasanzwe. Kandi natwe Imana yagiye iturokora. Tuzagenda tubisobanura tubivugaho gato gato, cyane yuko iyi televiziyo yitwa Irakoze TV yashyiriweho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, dukure abantu mu rungabangabo, twirukane abadayimoni, duheze imyuka mibi, ducyaha abibone, tuburizamo n'imigambi y'icakura. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana nishimwe. Turayishimiye. Umugambi wacu nuwo kuburizamo imigambi ya shitani, tukanesha abadayimoni, tukirukana ibyago n'amakuba, tugatsemba inzara n'inzangano, tugakura akarengane ko mu mwuka n'ako mu mubiri, tugashyiraho umuyoboro nyakuri w'Umwuka Wera. Izina rya Yesu nirihabwa icyubahiro kuko niryo rikora bene iyo mirimo. Turayishimiye Imana yacu rero. Aba bahungu rero bakora bari ingenzi mu miririmbire, bari abahanga mu cyo bita kuririmba. Indirimbo zabo rero niyo nashatse kuvugaho. Yavuze ngo ikirere ino ndirimbo, yavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Duhereye ku murongo waho wa mbere haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe ni ay'igikundiro, umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ngo kandi ngo ukaba wagwa isari, ngo umutima wabo n'umubiri ngo bizajya biririmbira bivugiriza Uwiteka impundu. Imana yacu ikwiriye kuvugirizwa impundu. Mu Kinyarwanda hari ibintu bibaho, umuntu avugirizwa impundu yarabyaye cyangwa amaze igihe abyaye, amaze igihe gitakiri umubyeyi. Bavuga bati kwa kanaka babyaye, hanyuma bakavuga bati tumuhaye impundu,
bakagira n'ibyo batanga ku mubyeyi wabyaye bamuha impundu. Ariko icyo ashaka kuvuga ni iki? Imana yacu nayo irabyara. Buriya Imana yacu nayo irabyara. Imana yacu nayo irabyara. Natwe yaratubyaye. Natwe twavutse ubwa kabiri kandi twari abanyabyaha. Imana ntibyara mu buryo bw'umubiri, ahubwo ibyara mu buryo bw'umwuka. Natwe yaratubyaye, niyo mpamvu tuvuga yaratubyaye. Twavuga ibintu byinshi, twavuga ikiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu ngo amusanze nijoro. Iyo dushatse kuvuga kubyara, yaramubwiye ngo ikibyarwa n'umwuka ni ikibyarwa n'umwuka, ngo ndetse n'ikibyarwa n'umubiri nacyo ni ikibyarwa n'umubiri. Arakomeza aramusobanurira, aramubwira ati se umuntu yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka? Ariko Yesu aramusobanurira neza. Yesu naramukunze. Iyo umubajije ibyo utumva neza aragusobanurira. Aravuga ngo nk'uko umuntu atamenya aho umuyaga uva ntamenye n'aho uyirengeye, ngo niko n'umuntu wabyaye n'umwuka amera. Nuko tumera. Ntago wabimenya ntiwabisobanukirwa, kereka twinginze Imana Data twese nawe ikakubyara. Imana niyabwa icyubahiro rero. Imana ngo aba bene ko baravuze ngo Imana ihora ibyara. N'ejo bundi hari abantu babatijwe mu mwuka wera, babatizwa no mu mazi ndetse n'umwuka. Abo nabo yari ibabyaye, ibarokoye rwa rupfu, ibakuye mu byaha. Bituma rero nabo ngo nuko Imana yacu ibyara. Natwe rero tuzajya tuyivugiriza impundu, kuko ni Imana ibyara kandi ikabyara mu buryo bw'umwuka wera. Tuzabisobanura mu kindi gika kizaza. Ariko icyo ashatse kuvuga ngo Imana yacu bene Kora basanze ikwiriye kuvugirizwa iki? Impundu, kuko irabyara. Turayishimiye rero. Niyo kwizerwa, ibereye mwiza, abayitegereje bose n'ubugingo bw'abayishaka. Hanyuma bene Kora rero baravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ngiyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'imigisha, imvura y'umuhindo igacyambika umugisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga. Haleluya! Kugenda ugwiza imbaraga. Haleluya! Ibihe byahinduka ukagwiza imbaraga. Hakwaduka indwara z'ibyorezo ukagwiza imbaraga. Ubundi mu rugendo habamo inzira mbi, hakabamo n'inzira nziza. Hari igihe wisanga mu nzira ikugoye. Aba bantu rero b'abanyamahirwe navuze, iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Iyo bageze ahantu byacitse byayobye, ikizakubwira bene abo bantu mu buryo bw'Imana bashinzwe kunga ingo zasenyutse. Iyo bageze ahantu ingo zananiranye, umugore n'umugabo batangiye kwaka gatanya, ibintu byadogereye byanze, ngo aho hantu bahita bunga izo ngo zigakomera. Nicyo gikombe cyitwa Baka. Bo bagihindura ahantu h'amasoko. Hanyuma ngo urwo rugo imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha. Bagakomeza bakagenda bagwiza imbaraga. Bagera ahantu abadayimoni babatatse, bahereye ku muryango wose bawararitse, bakavuga mu izina rya Yesu Kristo, abadayimoni bagahunga. Bagakomeza bakagenda bagwiza imbaraga. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha, bagasiga abantu buzuye umwuka wera, abana batijwemo. Imana nishimwe. Icyo bita igikombe cyitwa Baka, umuntu agahindura ibintu byananiranye, imanza zimaze igihe kirekire zananiranye. Wakwikubita hanyura umunyamahirwe, hanyura umuntu wagiriwe amahirwe ugenda agwiza imbaraga. Imanza zarananiranye,
yakurambikaho ibiganza urubanza rwawe birengagije bakaruca neza, ibintu bikagenda neza neza mu izina rya Yesu Kristo. Iyo tunyuze mu gikombe cyitwa baka, ibintu byanze, umutekano wabuze mu baturanyi, amazi yabaye makeya, amasoko yakamye, ibintu bitemera, bamwe batangiye guhunga, inzara yateye, igihugu cyabaye kibi, abantu bose batakifuza, abantu batangiye gucanwamo ibice. Bibiliya ikambwira ngo uwo munyamahirwe akahinyuza gusa, ngo niyo yaba atagiye kubasura akahanyura. Haleluya! Nta mpamvu n'imwe, kuhanyura birahagije, cyane ko n'amasaha yabaye makeya. Wowe jya uhanyura, niba uzi kuri umunyamahirwe uzajya uhanyura mu gikombe cyitwa baka. Umukazana na nyirabukwe bashwanye, batangiye kudacana uwaka, ibintu byanze epfo na ruguru, umugore n'umugabo bashwanye, batangiye kwibaza icyo bagushakiye, hakanyura mu rugo iwawe umunyamahirwe. Imana nihabwe icyubahiro, akahasiga neza, hateye neza, ntonganya zarangiye, urwangano rwahunze, hahindutse imvura y'umugisha ngo ikacyambika, imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha. Imana yacu nishimwe. Haleluya! Imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha, umugisha ukomoka heraho mu ijuru. Ni ibintu tuzakomeza kuvuga. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, abantu bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Hari abantu tugendana muri uru rugendo, ariko ugasanga ntabwo bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Hari abantu bafite inzira zijya mu butunzi, abandi bakagira inzira zindi ntazi zijya mu mashyari, abandi bakaba bafite izindi nzira. Mukaririmbana ariko mutajya hamwe, mugasengana ariko inzira atari zimwe. Ariko ndagira ngo mbasobanurire, nubona ibyo bibaye, wowe uzagwiza imbaraga, kuko no mu nzira ucamo harimo abantu mutagiye hamwe, kuko inzira y'Igisiyoni iba mu mutima. Abantu bakunda guca imanza z'ibigaragara inyuma ku mubiri, abandi bagaca imanza z'uko bakubonye mu ntege nkeya muri iki gihe, abandi bagashobora kuvuga ubwoba uburyo uhagaze bitewe n'ubuzima aho bukujyanye. Ariko uzabambwirire muti, uwo bita Inosenti dusabe Yesu yarambwiye ati, inzira z'Igisiyoni ziba ziri mu mitima. Umuntu akajya mu kazi agakora, akagira ibyo ashinzwe kandi akabitunganya neza, atagendeye ku gitsure cy'abamuyobora, ahubwo kuko afite inzira z'Igisiyoni. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umuntu naririmba kizakubwira ko ari umuririmbyi mwiza, muri we aziyumvamo indirimbo z'Igisiyoni. Imana nishimwe. Bakunda kuririmba, abandi bakaririmba icyo bapfa n'imiryango, ariko indirimbo nzima n'indirimbo mvamutima z'abagenzi ba Gisiyoni. Ndabakangurira ngo iki rero, ndabakangurira kugira ngo mushakishe inzira z'Igisiyoni kuko ziba mu mutima. Imana nihabwe icyubahiro. Ntabwo natinda cyane ku ijambo ry'Imana, kuko Umwuka Wera akora imirimo itangaje cyane, ko Umwuka Wera aherekeza ijambo rye kandi yandikishije. Ni ijambo ariherekeza akaritunganya akarigeza rigomba kugera. Nanjye ndamwinginga muri aka kanya kugira ngo amperekereze rino jambo rigera mu mitima y'Abanyarwanda n'abandi baba hanze y'igihugu, ndetse na za Burayi no mu bihugu bya kure, hanyuma bazabashe gusobanukirwa icyo bita inzira z'Igisiyoni, kandi bazagende bagwiza imbaraga, binjire mu mugabane w'abanyamahirwe, kuko turashaka ko abantu batahindurwa n'ibihe, ahubwo nibashyika mu gikombe kibi bazajye bo bagihindura, hanyuma imvura y'umuhindo icyambika umugisha. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana Data
reka dusenga Imana tuyishimire iby'ijambo ryayo n'uburyo ikura n'uburyo irokora abantu urupfu rudasanzwe, bene izi mpfu abantu bigomeka Imana ikazibarokora kuko batifatanyije n'inkozi z'ibibi. Imana nihabwe icyubahiro, turayishimiye. Reka twubahe Imana dusenge mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana yo kwizerwa, ni wowe bwisho bw'abagenzi, imbabazi zawe ntizishira, tinda kurakara ukihutira kubabarira, ni wowe waduhaye kubwiriza, hanyuma uzaherekeze n'iri jambo rizagere mu mitima y'abantu kandi baryumvire, bakore n'icyo ijambo risaba kugira ngo baramire mu gihugu ndetse n'aho bagenda. Umugisha umuntu wese wemeye kujya akurikirana ijambo ry'Imana kuri Irakoze TV mu izina rya Yesu Kristo, amen.